Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Odlaogo Edrissa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje. Yes, reka mbasuhuze rero mbifuriza umugoroba mwiza mwe mwese mukurikiye Umwuka TV. Ndizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo muri rusange. Ndizera ko amahoro y'Imana yakomeje kubana na muri aka kanya rero murabibona tugiye kugaruka n'ubundi ku nkuru iri kuvugwa ku mukobwa umenyerewe cyangwa se wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mwitsinda arizwi nka Vestina na Dorcas. Yitwa Ishimwe Vestina, wamaze kuba mu by'ukuri ahabwa cyangwa se asezerana n'umukunzi we byemewe n'amategeko. Tugiye kugaruka kuri byinshi rero ku makuru ari kugenda bavugwaho muri rusange. Yes, turaza kugaruka rero ku makuru menshi mu by'ukuri agiye atandukanye. Turaza kurebera hamwe ese umugabo washatse cyangwa se ugiye kubana na Ishimwe Vestina ni muntu ki. Turaza kureba kandi ahazaza hitsinda rya Vestina na Dorcas, ndetse nyuma y'ibyo ngibyo turaza kumenya amakuru menshi cyane yerekeye ibyo gushaka cyangwa se gusezera mu by'amategeko n'umugabo Vestina ku myaka ya 22. Ese umugabo we ni muntu ki, amurusha imyaka ingahe? Ibyo byose nkusezeranyije ko uri bubyumve muri iki kiganiro kirambuye tugiye kugirana muri rusange. Nimba utari wakora subscribe ku Mwuka TV, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe hano ku Mwuka TV, ndetse ujye ubasha kumenya amakuru menshi agiye atandukanye abari kuvugwa ku byamamare ndetse no muri showbiz mu gisate cya gospel. Reka nkubwire ko rero mu by'ukuri nta kindi usabwe uretse gutera agatebe ukicara ukumva amakuru yagiye avugwa. Bamwe bavuze byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanjye ndaje nkugezeho iby'ukuri cyangwa se reality. Nyuma rero yo gufatirwa irembo, Ishimwe Vestina yaje gusezerana n'umudiaspora mu mategeko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa wamenyerewe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu itsinda rya Vestina na Dorcas, cyangwa se ryamenyerewe cyane nka Vestina and Dorcas. Ishimwe Vestina rero yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Idrisse ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso ku gicamunsi cyo kuwa 3 tariki ya 15 Mutarama. Ibintu byavugishije abantu benshi amangambure, nyuma yaho mu by'ukuri baboneye video n'ubundi bakomeza kuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nabyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. N'umuhango wabaye ku itariki ya 15 Mutarama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Amakuru rero mu by'ukuri avuga ko ngo uyu muhango wo gufata irembo nanone wabaye tariki ya 6 Mutarama 2025. Abarebereraga uyu muhanzikazi mu by'umuziki we ntago bashatse ko hari n'umwe wari wemerewe gufata amashusho cyangwa se amafoto muri rusange. Birumvikana wenda ni ku mpamvu z'inyungu zabo. Vestina na Dorcas rero n'abakobwa bavukana bamamaye mu ndirimbo zagiye zikundwa cyane hirya no hino ku isi, harimo nk'iyitwa Iriba, hakaza iyitwa Simpagarara, hakaza Adonai, hakaza Nema, hakaza Ihema, Umutaka, Ibuye, Nzakomora, Nahawe Ijambo, Ku Musaraba, Sibayari, Isaha n'izindi zigiye zitandukanye. N'itsinda rero rikunzwe cyane mu muziki wa gospel, rikaba rigizwe na Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas, akaba ari n'abavandimwe babiri. Ishimwe Vestina kandi yavuze tariki ya 2 Gashyantare 2024 akaba aherutse gusoza amashuri yisumbuye mu mwaka ushize. Kamikazi Dorcas we akaba yaravutse tariki ya 28 Kamena 2026. Bombi rero bakaba bavukana ndetse bakavuka ku babyeyi aribo Izamukunda Elizabeth ndetse na Nizeyimana Mazimaka. Bakaba bavukana ari abana 3 mu rugo iwabo, harimo abakobwa 4 n'abahungu 2. Ariko se kandi ibintu byakomeje kugenda bivugisha
gushakisha abantu amangambure. Bamwe bakavuga ngo ashatse umugabo ukuze cyane, abandi bakavuga ngo akurikiye amafaranga nta rukundo rurimo, abandi bakavuga ngo arashyuhagujwe ntago yarakwiye gushaka. Gusa mu byemewe n'amategeko, reka nkubwire ko Ishimwe Vestina yari yemerewe kubaka urugo cyangwa se gusezerana byemewe n'amategeko. Ishimwe Vestina rero afite imyaka 22 y'amavuko mu gihe agiye kurushinga na Idriss, umusore wo munya Burkina Faso usanzwe ari umushabitsi w'imyaka 36 yose y'amavuko, kuko yavutse tariki ya 21 Mata umwaka w'1989. Amakuru atugeraho avuga ko nyuma y'urukundo rw'aba bombi Idrissa yashimwe n'ababyeyi ba Vestina cyane, ndetse Kongo yari atuye hafi aho ngaho i Musanze, nyuma akaza no gufasha umuryango w'uyu mukobwa, akabasaba kwimuka aho bari batuye akabimurira mu yindi nyubako ijyanye n'igihe, inyubako nziza cyane rwose. Idrissa rero ngo ibyo ngibyo akimara kubikora, mu by'ukuri ababyeyi ba Vestina cyangwa se ba Ishimwe Vestina baramushimye cyane ndetse baramwishimira, ndetse kandi uyu musore akaba ari umuyobozi mukuru ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya IPA mu gihugu cya Burkina Faso, akaba ayoboye uyu muryango mu bihugu bigera kuri 16 byose harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Afite uburambe rero bugera ku myaka irenga 5 akorana n'uyu muryango muri rusange muri no mirimo itandukanye. Idrissa rero yakoze imishinga mishinga myinshi mu by'ukuri igera mu 10 cyangwa se irenga 10 muri uno muryango akorera, ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye zirimo izo guteza ubuzima bw'abana imbere cyangwa se ubuzima bw'abana bato imbere, ndetse na gahunda z'imibereho myiza, umutekano n'imiyoborere mu buhinzi n'uburezi muri rusange. Ibyo byose akaba yaragiye abikoraho, akaba ari umusore w'inararibonye mu bice bigiye bitandukanye by'ubuzima tubamo muri iyi si. Uyu musore rero yageze mu Rwanda mu gihe gishize, ubwo ikigo cya IPI cyatangiraga gutera inkunga imwe mu mishinga iri mu karere ka Musanze. Ibihugu bigiye bitandukanye Idrissa ayoboramo uno mushinga wa IPI harimo Burkina Faso, hakaza Kenya, Malawi, Cote d'Ivoire, u Rwanda, Ghana, Tanzania, Liberia, Uganda, Mali, Zambia, Nigeria, Sierra Leone, Colombia, Dominican Republican, Mexico, Portugal ndetse na Peru, hakiyongeraho na Philippines. Ibihugu byose n'uyu musore cyangwa se uyu mugabo wa Ishimwe Vestina wamaze kuba mu by'ukuri asezerana nawe mu buryo bwemewe n'amategeko hano mu gihugu cy'u Rwanda ayobora. Ibi bihugu byose akaba ari we ubiyobora, by'umwihariko akaba ari we ukuriye uyu muryango ari gukoreramo wa IPA. Ikindi cy'ingenzi numva nababwira, noneho dutekereze cyane ku itsinda cyangwa se ku hazaza h'itsinda rya Vestina na Dorcas. Ese umuziki urahagaze biteguwe wite nyuma hangaha? Inkuru mu by'ukuri yuko umuririmbyi Ishimwe Vestina uririmbana na mugenzi we Kamikazi Dorcas yasezeranye yamaze kumenyekana, benshi batangira kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'itsinda ryabo n'ahazaza haho. Mu kiganiro gito kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya yagiranye n'itangazamakuru, bamubajije kubijyanye no kuba ibi bintu byarabaye ubwiru, avuga ko ibintu byabaye mu by'ukuri ku karubanda, ahubwo abaza impamvu abashaka kumenya amakuru batabyitabiriye. Ibindi kandi birenze yababwiye ko bagomba kubaza ba nyirabyo. Umugabo wa Ishimwe Vestina mu by'ukuri yavutse tariki ya 21 Mata umwaka w'1989 nkuko nabibabwiye, akaba ari uwo mu gihugu cya Burkina Faso. Aba bombi rero bamaze kuba basezerana, ndetse kandi bivugwa ko ngo kubijyanye n'itsinda rya Vestina na Dorcas mu bihe bitandukanye benshi bakomeje kugenda bibaza, ese rirarangiye, rirasenyutse, bigenze bite ko Vestina ashatse umugabo?
mu bihe bitandukanye benshi mu banyamuziki nabo bagiye bafata umwanzuro wo kurushinga cyangwa se kubaka urugo bikarangira n'ibijyanye n'impano cyangwa se gukora umuziki bihagaze. Abenshi rero mu babonye ino nkuru bavuze ko bishobora no ari nako bishobora kuzagendera Vestina ndetse na Dorcas. Ariko kandi hari andi makuru agenda avugwa ko bashobora kuba barateguye umushinga w'indirimbo zishobora kuzakorwa mu myaka cyangwa se kuzasohorwa mu myaka igera kuri 3 yose mu rwego rwo kugira ngo hatazagira igihungabana mu gihe Vestina yaba ageze mu rugo. Abenshi rero bakomeje kugenda nanone bibaza ku kijyanye no kuba Vestina afashe ya mbere mu gusezerana cyangwa se mu kubaka urugo mu gihe yaramaze igihe gito cyane arangije amashuri yisumbuye ndetse atari yanakomeza kaminuza. Abandi bakavuga ngo nyamara Vestina ashobora kuba nta rukundo afitiye uno mugabo dore ko anamuruta ahubwo akaba akurikiranye amafaranga. Ariko se kandi ubundi byaba ari byo bibareba hiki. Noneho wenda reka two kwirirwa tunavuga n'ibintu byinshi cyane bikomeye cyane ahangaha kwiyi nkuru. Reka ubundi ngiye mitenerekeza ku kijyanye n'urugo cyangwa se ahazaza h'umuryango muri rusange. Kirazira ko umukobwa yashakana n'umugabo umurusha imyaka iri hejuru cyangwa se myinshi bitewe n'ibyifuzo bye mu gihe we yaba yemerewe gusezerana byemewe n'amategeko. Icyo ngicyo reka tugishyire ku ruhande no kwirirwa nanagitindaho cyane kuko ubungeze muri analize z'iyi nkuru. Ndetse nawe kandi ushobora kuza kugira uruhare muri analize z'iyi nkuru wanditse comment ukavuga icyo wumva nawe umutima wawe ubitekerezaho muri rusange. Abenshi bari kuvuga ko Vestina yaba yaratwite. Ese kandi aramaze? Ubundi byaba ari ikihe kibazo gikomeye cyane mu gihe wenda yaba yaratewe inda n'uyu musore wenda akifuza kuba yakora ibintu faster kugira ngo mu by'ukuri akurikirane ibijyanye n'umwana. Vestina yarafite imyaka y'ubukure. Reka dushyire umurongo kuri iki kintu kuko ndashaka gufunga ino nkuru muri rusange. Ndizera neza ko nawe uri kunyumva muri aka kanya uri ku musozo w'iyi nkuru muri rusange. Vestina ndetse na Dorcas bakuraga ibihangano byabo mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana. Nabonye inkuru ivuga ko ngo haba hari igikuba cyacitse cyangwa se ko Vestina imico ye itari myiza mu gihe yasozaga amashuri yisumbuye yewe no muri ADPR muri rusange. Ese ibingibi bihuriye he nibiri kuvugwa ko Vestina yaba yaragize gutya gasezera itorero rya ADPR? Abenshi bakomeje kugenda bagaruka ku makuru ajyanye n'uburyo babonye imigaragarire ya Ishimwe Vestina, imyambarire ndetse n'ibyamugaragayeho ku misatsi, maquillage, uburyo yagaragaraga muri rusange babihuza n'ikijyanye n'imigenzo muri ADPR cyangwa se icyo twakita doctrine. Umukobwa wa ADPR biriya ntago abayemerewe kubikora, ntago yadefiriza. Mbese uko Vestina yagaragaye bigaragaza 100% ko atari umukristo wa ADPR. Ariko se kandi bitwaye iki? Abenshi bavuze kubijyanye n'inda. Icyo ngicyo ntawe ushobora kucyemeza. Biranashoboka ko byaba ubushake bwabo muri rusange kugira ngo uyu mukobwa yubaka urugo bitewe n'ibyifuzo bye ndetse n'imyanzuro yafatanye n'umukunzi we. Reka ngiye munyemere ncumbikishiriza ahangaha ndetse namwe muraza kuvuga icyo mutekereza kuri iyi nkuru n'uburyo mwakiriye ino nkuru. Mbashimira cyane kuba mwabanye nanjye, ndabakunda cyane. Nge nari umusore wanyu Mike. Bye bye. Turasubira mu zindi updates.